amakuru mfite ngo umuntu watabaye Nkundi neza nifata ku mavuta. Inkuru irakomeje arega ntimutegereze ko inkuru yoroshye. Ngo Kazungu ni wrong turn, ni wrong turn. Kazungu ni wrong turn nyine. So, fata ku mavuta ngo niwe wakoze intervention yo gutabara Jean Paul Nkundi neza. Are we together? Niko bivugwa. So, ubuzima bwa Nkundi neza buhagaze gute muri gereza ya Mageragere? Ariko uyu ni defu cy'igicupuri. Uyu ntabwo ari defu cy'abanyawe. Kini kidefu cy'igicupuri ntabwo ari we. Ruti wahageze. Ngo yitubwire yose wicaka gura inkuru. Njyewe se n'umuvugizi w'urwego ariko mwagiye mureba kunyoshya. Hari ibyo ntashobora kuvuga rega. Ntabwo ibintu byose bivugwa nk'uri gupfa. None se ngiyewe ngiye muri kubaha inkuru nyibaha uburyo nshaka kuyibahamo kuko ari ugiye ushobora kuvuga inkuru ugasigara nawe wahindutse inkuru. Godfather. Mbere ko ubandanye gato na story yawe uvuze ngo muri gereza hariho TV. Iyi TV iri hehe muri VIP cange mu Ariko nera ntushobotse no imfungwa urumva mu Rwanda imfungwa ikintu bakora hano bagira sale urabona nko muri kantine bagira sale aho imfungwa zijya kurebera televiziyo bakajya kureba ibiri kubera ibiri kuba kwezi ntago baba bafunze ubuzima bwabo bwose ibi ngibi nta handi biba nta kindi gihugu wabibona muretse mu Rwanda gusa aho imfungwa zihabwa uburenganzira yego bahubwo bashakira na DSTV. Wow. Imipira barayibona buriya ushaka kumenya inkuru z'umupira mu gihugu ku isi ugomba kubaza inkuru za imfungwa za Mageragere bareba Kabumbu urumva ese cyane ntabwo afungiye Mageragere waduhaye ubuhamya ntabwo urafungirwa yo harya murashaka kumbwira ko mu bantu turi kumwe nabo hano nta muntu urafungirwa Mageragere ngo aduhe ubuhamya niko kuri space ni nko muri école secondaire niko bavuze. Aha. Ni nka kuri kwa école secondaire ego. Oh, okay. Yes. Wow. So, good. Ni kuri yabimeze so baragenda igihe kiragera igihe cyo kujya kureba televiziyo bakagenda bakarya show. Rero ikubitwa rya Jean Paul Nkundi neza hano rituruka bagiye kuri televiziyo hariya babona umwana wari ufungiwe urumva kubona umuntu mwari muri funganya ari kuri televiziyo ari kuri YouTube urimo kumva bagize amatsiko yo kujya kureba ibyo umwana ari kuvuga bagezeyo basanga umwana yaciye ibintu ari kuvuga ko yari umukozi wande wa Jean Paul Kazungu aravuga ati ce n'est pas possible Kazungu aramurya aravuga ati inyana yimbwa ishejo bundi ngewe nkatiwe burundu intipfunika tuwe imyaka 5 ni gute iryana hiti muri yigereza reka mwice Kazungu ategura team bakubise Nkundi neza my friend urumva baramukubise urumva baramukubise Nkundi neza yihakana itangazamakuru muri gereza abarinzi bahageze Nkundi neza ari kuvugira ingara urumva baratabara bahita babafunga imfungwa barazifunga urumva so buyandi makuru abari bashaka inkuru irambuye mujye kuyisoma ku gihe hari inkuru irambuye I think yikubitwa rya Nkundi neza Mageragere ariko ukuntu ari igifunga mutwe we ntiyumvishwa kubiswe amakuru urukumva twakuze imva n'imvano yiri kubitwa byaturutse kuri uriya mwana wagiye hanze amakimara gufungurwa akavuga ko ari umukozi wa Nkundi neza noneho bikavugwa ko Nkundi neza muri gereza ari n'uyu munsi bya bindi ryafungwa muto ryari twayemo kandi ribaze gusuzugura imfungwa waje usangamo kandi ari abasiniya wowe ukaza uvuga ko uzi atiko zitangazamakuru bayifure ntabwo muri gereza bikora ntabwo wajya kuzana atiko zitangazamakuru no kwita igitangaza ku muntu bakatiye burundu abagitangira iki abatangira iki hari ikintu gitangira reka da aragukubita n'inzoka y'umuntu bakayikubita baramunobye n'inzoka zo munda barazikubita so ngayo nguko ngibyo bya Jean Paul kama kawaida izi ni inkuru muri zimwe mu nkuru tutarenza amaso
abantu muri kugenda muzi umwe urumva ndabareba nkumva nanarira. Ibyo ngibyo cyo tubyihoreye. Izi ni inkuru zivugwa kuri Jean Paul Nkundineza. Abantu muri bo kuri Twitter reka mbasabe ngo mujoininge TikTok. Ubwo se ikiburi cyagitwaye ahubwo nizere ko bamukosoye fresh. Ntabwo Jean Paul bamukosora, uriya yafunze umutwe, uriya n'umufunga mutwe. Ndabiza abanyamakuru biri kubabaza ariko mugende mwiryeho, ntawe njya kwa nyina. Ibi ngibi ndabizi nti mu nkunda, nta nubwo ntegereje ngo mu nkunde. Ndabizi mbayeho kubera ihangana ryanjye, nta keza kanyu mwo gahambirwa mwe, ntabwo mushimishijwe. Ndabizi bamushaka kugira abanyarugomo, ibintu yakoreye Mutesi Jolly ahubwo bamukatiye imyaka mike. Fuck yourself. Ndabizi mabazwa nuko umuntu avuze ku munyamakuru mugenzi wanyu mukora itangazamakuru ry'umwuga. Jean Paul yaza ko yarakoze itangazamakuru ry'umwuga, ntabwo aba afunzwe, aba ari kumwe n'umuryango we. None kiri kurya uburoko bitewe n'ubugoryi bwe. Njyewe gufungwa kwa Jean Paul I don't care. Nagenda saving ntabwo tuzaba mu gihugu kidahana. Urumva ibi nababwiye kuva mbere, ndabizi n'ubundi ntimunkunda, nta nubwo ntegereje kuba rigata mu nyongo mu nkunde muragahambirwa. Jean Paul nagende bamuhe nyina bamufunge, akora ibihano. Arafata umwana w'umunyarwanda akaza akavuga ko ngo bamuhe inyama z'umuntu azirye. Konda kurya amazi abantu murakaribwa n'iminsi, baguhane bakongerere n'iminsi. Godfather Yo ninjiye muri space itari yo, nahise ko mwamuru uvuga ko The Ben yafunzwe kubera ko yambaye nabi nijoro. Nahise ko ibyo turi kuganira. genda ujye kuri TikTok niho uza kuvugira ibyo bintu. Hanga tuba turi seriye bro. Okay, reka nsubire muri mute. Urakoze. Mwiriwe ariko Wiriwe. muraho. Nera wamwumvishe Yuhi? Ntashobotse. ijwi narimenye. Yihagagaye. Yuhaye kama TikTok. Ntabwo ashobora guhinduka. Uyu ntabwo ajya ahinduka, aracyari wa wundi wa kera. None ngo yababajwe ni mbabarire wumve. Oya nuko yari ibyo amarido y'abanyarwanda bose na Allahu Akbar. Babaruve kuri Twitter. Umva kuri Twitter uze kuri TikTok. Kwanza kavuge Twitter. Abanyarwanda muri kuri Twitter niyo nkuru nashaka kubaha. Twitter uyu mwaka ndatekereza ko dufata ngiye kuba akasamutwe kurusha uko mwari musanzwe mumenyereye. Nibutsa abantu bari kuri Twitter ko mu minsi mike ejo bundi inkuru nzatangiriraho ni inkuru yo muri Art Rwanda, muri Minisiteri y'Urubyiruko. Muri Minisiteri y'Urubyiruko niho nzatangirira iyi nkuru. Ibi bintu byo kujya mufata abahanzi batari abahanzi mugakoresha amarangamutima ngo mugiye gutanga ibihembo, iyi Art Rwanda yakozwe ejo bundi yose amakuru nyafite ku murongo. Minister ndagukunda, abo mukorana ndabubaha, ariko nta mpano mutuzanira, nta na gato mukoresha. Abakozi bawe bakoresha amarangamutima, nta mpano batuzanira. Hazamo kuvugurura. Njyewe ubwanjye nihereye abakozi bo muri ministeri, nabihereye nimero y'umwana bita Weya Viatora, ntimwigeze mumuhamagara. You just showing pretending ko mufasha impano, ntabwo ari uko bafasha impano. Njyewe ndaza kubavira imuzi, mureba amafaranga bajyana muri biriya bintu byo selecting impano, mureba amafaranga aba sponsor bahereza Minisiteri y'Urubyiruko kugira ngo bakore kiriya kintu cya Art Rwanda.